Hello, welcome to today's lesson. This is a lesson where I'm going to be teaching you modal verbs that are likely to be used more often and you've heard of them many times. So, modal verbs are powerful tools in English that help you to express advice, possibility, ability, suggestions, past and real situation, regrets, politeness, and dreams. At an advanced level, the difference between should and could and would can completely change the meaning and the tone of your sentence. That is why this lesson will help you master deeper usage, subtle meanings, formal and informal forms, and real life communication techniques. Okay, nk'uko nari kubivuga hano hejuru, iri somo tugiye kwiga izo twita modal verbs harimo would, should na could mu buryo bwa advanced, uburyo bwo kuzikoresha kuko aya magambo bitewe n'uko ukoresheje rimwe rishobora kuba ryahindura ibisobanuro neza by'interuro icyo yari rishatse kuvuga bitewe n'icyo wakoresheje. Reka dutangire tureba na should. Should ikoreshwa when you are giving an advice or when you have expectation. So this should is used also when you are giving a logical opinion, something you think that is right. For example, you can say you should drink more water. You should drink more water. That is an advice. Or you can say you should practice English every day. That is an advice that you are giving someone. Or it can be also an expectation. It shows something that's likely or normal or planned. For example, you can say the meeting should start at 9. Yeah, that's something normal, that is known, or that is planned, and that is likely to start at 9. That the meeting is likely to start at 9. Or you can say he should be here soon. That is something that is likely to happen. He should be here soon. Don't worry, he should be here soon. So that is expectation, what you expect according to what is planned or what is normal or what is likely to happen. And another way this should can be used, it can be used when you are giving a duty, or you are giving a model, something that someone could, like they have to do. For example, you can say, is used when we are saying something which is the right thing to do. You can tell someone, people should respect each other. Yeah, that's actually the right thing that people have to do. People should respect each other. Or you should not lie to your friends. The right thing to do. You can use this should to tell the person what is the right thing that they have to do. And another way this should can be used, it is past leglets. And when it is a past leglets, you use this should plus have plus past participle. This is where you can say, I should have studied harder. So you'd use this should have plus past participle when you are expressing what was the right action but didn't happen. For example, if there is something that you could have done or you had to do but you didn't do it, you have to use this should. I should have studied harder. You should not have shouted at him. You shouldn't have shouted at him. You shouldn't have shouted at him. I should have studied harder. Something that should have been done, but it was not done. We use this should have plus past participle. Nizere kwa ngaha muri kubyumva neza. So the way this should is used. Should ishobora gukoreshwa mu gihe turi gutanga inama ku kintu uri kurikomenda abantu cyiza cyo gukora cyangwa cy'ukuri abantu bakwiriye gukora, cyangwa se ibintu uri kwitega ko bigomba kuba kuko biri planned, cyangwa se ari ibintu bisanzwe ukaba uri kubyitega ko ariko bigomba kuba, cyangwa se ukaba uri kuvuga imyitwarire myiza, ikintu cyanya cyo umuntu agomba gukora uri kugira abantu inama, ikintu umuntu agakwiye gukora, tukoresha should, cyangwa ari byo wicuza mu gihe cyashize byakabaye byarabaye bitabaye. Urugero nk'aho ngo twari turi kuvuga I should have studied harder, nakabaye narize cyane, cyangwa se you should have not shouted at him, ntabwo wakabaye waramushakurije cyangwa waramukankamiye musakurize.
noneho iyindi dufite iyindi modal verb dufite could yoyo yerekana possibility, ikerekana okay, possibility ni uburyo ibintu bishoboka, ikerekana ability ubushobozi, ikerekana ndetse na politeness uburyo bwo kubaha. Ushobora kuyikoresha uri mu buryo bwo kubaha umuntu ugiye kubaza ikibazo mu buryo bwiyubashye, cyangwa se ikagaragaza past potential, ikintu cyashobokaga kuba cyarabaye mu gihe cyahise ariko cyashobokaga kugaragaza uburyo byashobokaga mu gihe cyatambutse. For example, I can say kuri possibility, nubwo naba mbyemeza neza, could ntago mba mbyemeza neza, hano nubwo muzaba mvuga ngo it could rain later, yashoboraga kugwa nyuma, cyangwa se he could be at home, yashoboraga kuba ari mu rugo, yashoboraga kuba ari mu rugo. Ni ibintu bishoboka ariko utahamya neza cyane. Ishobora kuba yagwa cyangwa se yashobora kuba ari mu rugo. Handi noneho ni igihe tuyikoresha mu buryo bwiyubashye turi kugaragaza ubushobozi bw'uko ikintu gishobora kuba cyakorwa, ariko bitandukanye na can, kuko nka can iyo turi kuvuga tuba twemeza tugaragaza ko ibintu tubishoboye, ariko nk'aha ngaha wenda tuba turi kugaragaza ko hari uburyo bw'ibintu twari kubishobora. Urugero nkavuga ngo when I was young I could learn very fast. Iyo nza kuba nkiri muto, when I was young, igihe nari muto nashoboraga kuba nakwiruka cyane. Noneho urundi rugero, she could speak French when she was 6. Ishobora kuba yavuga igifaransa igihe yari afite imyaka 6. Ubundi buryo naho dushobora kuyikoresha ino should no could ni mu gihe dushaka kubaza ikibazo ariko mu buryo bwiyubashye, aho kubaza ngo can, kuko can ibishobora kugaragaza nk'aho ari uburyo bwo gutegekamo, n'uburyo bwo gutegekamo can bitandukanye na could, kuko bisa nk'aho could ishokoreshwa mu buryo bwo kwinginga mu gihe uri kubaza, ariko iyo ukoresheje can akenshi bigaragara nko mu buryo bwo gutegeka. Ariko could iri mu buryo bwo bwiyubashye, aho ushobora kuba wabwira umuntu could you help me with this, mwamfasha kuri ibi. Could I ask you a question, nakubaza ikibazo. Aho ngaho rero nibwo buryo bwiza ushobora kuba wabaza gukoresha can. Noneho iyi hand could ishobora gukoreshwa, could ni future possibility, mu gihe kizaza kuri condition runaka ni biki bishobora kuba byabaho. Urugero, if we work hard, dukoze cyane, we could finish early, dushobora gusoza hakiri kare. You could improve your English if you practice daily. Wakongerera icyongereza cyawe uramutse witoje buri munsi. Ahandi ni past regrets, ahantu dushobora gukoresha could have plus participle. Izi nazo ni past regrets. Nk'ahandi tugeze kubona past regrets kuri should, twabonye should have ni ikintu runaka wategerezaga ko cyagombaga kuba cyarabaye kitabaye. Ahangaha nabwo ni ibyo turi kwicuza byahashize. Urugero, nabwo ushobora gukoresha I could have won the game, nakaba naratsinze umukino but I made a mistake, ariko nakoze ikosa. She could have called you earlier, yashoboraga kuba yaraguhamagaye mbere. Yari kuba yaraguhamagaye mbere. Ahangaha ni handi twakoresheje n'ubundi should have, ni nkuko twayikoresheje n'ahangaha ushobora kuba wakoresha could. Reka turebe ku yindi modal verb ariyo word. Ahangaha ikoreshwa muri imagination, cyangwa se mu buryo bwo kubaza mu buryo bwiyubashye. Ubundi buryo ushobora gukoreshwamo ni imyitwarire cyangwa se conditionals, igaragaza iyo ibi biza kuba ibindi nabyo byari kuba. Iyo haba izo condition hari ibindi bintu byari kuba. Ahangaha tukaduhere kuri imagination, cyangwa se kubyo umuntu yimagine, cyangwa se kuri situation zitari izanyazo mu bintu nyine uri kwimagina, ariyo twita second conditional. Ahangaha twavuga urugero, I would travel the world if I had money. Nari gutembera isi iyo nza kuba mfite amafaranga. Byose birwa mu gihe cyahise, nta kintu kimwe cyabaye, nibyo uri kwimagina byashoboraga kuba byarabaye. That is unreal situation. Urundi rugero, he would help you if he were here. Yari kugufasha iyo aza kuba ari hano. Icyo gihe n'ubundi ntabwo yahabaye,
ndetse na nubwo yamfasha nyine ni ibintu bitabayeho, ni ibintu turi kwimagina. Yari kugufasha yaza kuba ari hano, ntabwo tubizi niba no gufasha, ariko nibyo turi gutekereza. So that is imagination cyangwa se unreal situation. Okay, let's see on past habits. Ku bintu runaka wakundaga gukora cyane mu gihe cyashize, ni kimwe na I used to. Nakundaga kuba nkora ibi, nakoraga ibi, rero ushobora no gukoresha iyi word. Urugero ukavuga ngo when we were kids we would play outside every weekend. Tukiri abana twakiniraga hanze buri weekend. We would play outside every weekend. Would nayo ishobora gukoreshwa kuri past habits. I hope you understand this well. Okay, none tukongera tukareba handi ishobora gukoreshwa ino word, ishobora gukoreshwa kuri polite offers. Polite offers cyangwa requests. Kuri requests. Mu gihe uri kugira ikintu usaba umuntu cyangwa se mu gihe uri kugira ikintu uha umuntu mu buryo ariko bwiyubashye. Mu gihe uri gusaba cyangwa uri guha umuntu. For example, you can say would you like some tea? Waba ushaka icyayi? Waba ushaka icyayi? Cyangwa se would you help me with this? Ese wamfasha kuri ibi? Uri usaba ubufasha cyangwa uri kugira ikintu utanga. Would you like some tea? Waba ushaka icyayi? Cyangwa would you help me with this? Cyangwa wamfasha kuri ibi? So that is the other way that this word is used. Okay. Noneho ahandi ino word ishobora gukoreshwa ni future in the past. Nk'uko twabibonaga mu gihe cyatambutse. Iyo gukora cyane nkara kuri condition. Mu gihe cyatambutse mu gihe uri kuvuga nk'inkuru ukavuga uti ariko wenda igikorwa kikaba cyaraje kuba nyuma y'ikindi gikorwa cyaraje kuba muri future nyuma y'ikindi gikorwa, ariko bikaba byarabaye mu gihe cyashize, iyo rero ishobora kuba would. Ubwo rugero wenda twahita nka will ya past, nka past ya will, nka past ya will ni mu gikorwa cyabaye mu gihe cyaje gukurikira ikindi gikorwa cyari cyabaye. Nibwo ushobora kuba wenda bavuga urugero she said she would come later. Yaravuze ko yari kuza nyuma. Urumva ko kuza byaje nyuma, nyine ni igikorwa cyari kiri muri future, ariko ibyo byose byabaye mu gihe cyatambutse. So ni future in the past, ni future yo mu gihe cyashize, nabwo dushobora gukoresha would. Okay, ikindi ahandi dushobora gukoresha would naho ni past regrets. Ngo twabonye could, should, zose zishobora gukoreshwa muri past regrets. I would have taken, would have been, mu gihe ugaragaza ikintu wagakwiye kuba warakoze ariko kitakozwe. Use when imagining different past outcome. Uri kwimagina ikintu runaka cyashoboraga kuba mu gihe cyatambutse. Ngaho tukavuga ngo I would have helped you but I didn't know. Nakabanya gufasha ariko ntabwo nari mbizi. They would have won if they had trained hard. Bakaba baratsinze iyo baza kuba baritoje cyane. Hangana ugaragaza ikintu cyashoboraga kuba bitewe n'igikorwa runaka cyabaye. Ubu urego ikintu runaka cyashoboraga kuba cyaba. So reka no tugereranye should, could na would. So anga tubonye ko advice, possibility na imagining, should ikoreshwa iyo turi gutanga inama. You should rest, ngomba kuruhuka. None twakoresha could, iyo dushyizemo could biba possibility. You could rest. You could rest. Washoboraga kuruhuka. It's option. You could rest. Waruhuka, ushobora kuruhuka, wari kuba waruhuka. Ahangaho niko tubivuze. Noneho ahangaha tukavuga you would rest if you had a time. This is an outcome. Imagine the condition. Ujuza ko ufite igihe wari kuruhuka. Ahangaho nako iyo tuyishimujemo ituma interuro ishobora kugira ikindi gisobanuro, nkuko nigeze kubibabwira bitewe n'iyo ukoresheje. Katwe kuri past regrets. Tuvuze ngo I should have called you. Ni ikintu cyanyacyo washoboraga kuba warakoze. I should have called you. Nagomba kuba naraguhamagaye. Uri kwicuza. Noneho twongeye twavuga ngo I could have called you. Byarashoboka ko nari kuguhamagara. Nari kuguhamagara. Twongera tukagira I wanted to but something stopped me. I would have called you. Nagombye kuba naraguhamagaye. I would have called you. Shaka guhamagara ariko hari ikintu naka cyamagaritse kugira ngo naguhamagara. Ahandi ino zishobora gukoreshwa twareba mu buryo bwo kubaha, mu buryo bw'icyubahiro cyangwa kubaha umuntu. Ahangaha mu buryo busanzwe umuntu nakunze kuvuga ngo can you help me, ariko mu buryo bwiyubashye ni aho dukoresha could you help me. None twakoresha would ni mu buryo bwiyubashye cyane kandi bwiyubashye bworoshye cyane budakaragaza ko uri gutegeka. Would you help me cyangwa se could you help me. None can you help me ni mu buryo bwo kugaragaza ko
nyine urushyiramo n'uburyo ntabwo bwiyubashye cyane n'uburyo bw'itegeko mukuntu could you help me bugasa nkaho buri polite ariko butari polite cyane, noneho tukagira would you help me buri very polite kandi bukaba buri soft n'uburyo bwo kwinginga umuntu mu buryo bwiza cyane. So reka turebe noneho uburyo bwo ushobora kumastaringa neza gukoresha izi modal verbs. Ahangaha urugero dufite should have, tugashyiraho past participle ariyo been ya verb to be been ndetse na verb iri muri ing form. Ibi bikoreshwa iyo ugaragaza igikorwa cyari kitezwe igihe kirekire. For example, you should have been studying instead of watching TV. Okay, wagombye kuba wari uri kwiga aho kureba televiziyo. Byari byitezwe ko icyo gihe kirekire uyu amazi ari kureba televiziyo yakagombye kuba yari ari kwiga. Rero iki gikorwa cyari kitezwe igihe kirekire, icyo gikorwa tuyikoresha dukoresheje should have been, tugashyiraho verb iriho ing form. Then another way we can use this in advanced way, it's a could have been verb plus ing. This is used when you use it for strong past possibility. Iyo byashobokaga cyane mu gihe cyashize. Could have been, then for example he could have been driving when you called. Yashoboraga kuba yari ari gutwara igihe wahamagaraga. Bishoboka ko yari ari gutwara igihe wahamagaraga. Ni ibintu bishoboka cyane, possibility zigaragara cyane. Yashoboka ko yari ari gutwara igihe wahamagaraga. Yego, niyo hari strong past possibility iyo ari ibintu byabaye mu gihe cyashize ariko bishoboka cyane ko ariko byari bimeze, niho tuzakoresha ino could have been tugashyiraho igikorwa dutekereza cyari kuba kiri kuba. Could have been driving, you could have been studying, I could have been not around when you wanted me. Bishoboka ko nari mari. Yego. So that's it. Niho tukagira would rather plus verb. Yingi yerekana preference. Ni iki wagakwiye wifuza. I would rather do this instead of aho kugira ngo nkore iki kindi. Urugero nkavuga ngo I would rather stay home than go out. Rather than nakishimiye kwigumira mu rugo kurusha uko najya hanze than go out. I would rather stay home than go out. Ahandi dushobora kuyikoresha mu buryo bwa advanced ni would dutangijeho base verb. Urugero he would say that, wouldn't he? Ibyo yakabivuze si yabivuga. He would say that, wouldn't he? Sibyo. Ahangaha nuko ngo ushobora kuba yakoreshwa mu gihe turi kwimagina possibility y'umuntu runaka cyangwa se imyitwarire y'umuntu runaka ngibyo yagakoze. He would say that, he would work on it. Yakabikozeho, yabikoraho. Aho ngaho nizere ko byumvise nsanga ni kuri possibility as z'icyo umuntu ashobora kuba yakora ariko uri kwimagina bigendeye kuri personality y'umuntu, uko umuntu ateye, uko umuntu ameze. So ahangaha reka turebe zimwe mu nteruro ushobora gupracticinga mu kumenya kuba wakoresha would, should na could. Urugero hano rwa mbere dufite you should consider taking your English to the next level if you want international opportunities. Iyi ni inama, sibyo nko twabonye should. Wagakwiye kwita mu kuzamura icyongereza ku rundi rwego niba wifuza amahirwe atandukanye mpuzamahanga. Ahandi rundi rugero rwa kabiri, we could finish this project area if everyone cooperates. Ahangaha ni handi twabonye haba hari amahirwe possibilities yo muri future ariko mu gihe hari ibyakozwe aka kanya. We could finish ni possibility yo muri future mu gihe kuri condition runaka z'aka kanya. Ahangaha naho nahandi ishobora gukoreshwa. Ahandi rundi rugero rwa gatatu, I would help you but I have an urgent meeting. Nakabaye ngufashije ariko mfite inama yihutirwa. Ahangaha tugaragaza possibility. Kane, you should have told me about the problem area. Wakabaye warambwiye ikibazo, wakabaye warambwiye ku kibazo mbere. Wakabaye warambwiye ku kibazo mbere. Ahangaha ni kugaragaza ibintu
yakabaye yarakoze ariko atakoze. Ibintu byakabaye byarakozwe ariko bitakozwe, aho dukoresha should. No, she could have solved it easily but she didn't try. Hangano ugaragaza outcomes zashoboraga kuba zabaho, possibilities cyashoboraga gukorwa ariko kitakozwe. She could have solved it easily but she didn't try. Noneho ahangaha kuri gatandatu twabonye ko hari tuba turi gusuggesting outcome yashoboraga kubaho. They would have supported you if you had asked. Yuza kubaza bari kugufasha niyo kuba outcome nyuma yuko ubashije. Mu gihe hano twari tubonye ko she could have solved it easily, aho byagaragaza ka possibility cyashoboraga kuba iyo haza kugira ikindi gikorwa kibaho cyashobokaga. Umunani, let's say no 7, nakatwe karindwi, you should be more confident when speaking English. Ugomba wagombye kuba wifitiye icyizere mu gihe uvuga icyongereza. You should be more confident when speaking English. You should be more confident when speaking English. Wakwiye kuba ufite confidence mu gihe uri kuvuga icyongereza. Twajya ku munani, this plan could work if we make a few changes. Uyu mupango wakora turamutse tugize izindi mpinduka, turangije tukishyizemo izindi mpinduka. Turamutse dushyizeho izindi mpinduka. Ahangaho gukintu bishatse kuvuga ni iki? Ni ukugaragaza ko hari amahirwe, hari possibility yuko ibi bintu byakunda. Ushobora gukunda turamutse dushyizeho izindi mpinduka. Icyenda, I would love to visit Japan someday. I would love to visit Japan someday. Ahangaha ni future possibilities. Ahangaha ni future possibilities y'ibintu bishoboka mu gihe kizaza. I would love to visit Japan someday. Icumi, we should meet to discuss our goals more seriously. We should meet to discuss our goals more seriously. Ahangaha ni nka suggestion uri gutanga kugira ngo muganire ku ntego mufite. Okay, that's it. Ahangaha none reka turebe urugero rutoya rw'inkuru rugufasha kumva neza uburyo iyi should, could na would zigenda zikoreshwa. Ahangaha urugero dufite last year I wanted to start a business. Umwaka ushize nashaka gutangira business. I knew I should work hard. Nari mbizi ko nagombaga gukora cyane. But I was afraid. My friend told me I could succeed. Nshuti yanjye yambwiye ko nshobora gutsinda if I believed in myself. Ko nari gutsinda iyo niyizera. He said he would support me whenever I needed help. Yavuze ko yashoboraga kumfasha mu gihe cyose nari gukenera ubufasha. Looking back, I should have started earlier. Ndebye nyuma nagakwiye kuba naratangiye kare. I could have grown faster. Nakabaye narageze kure. I would have made better choices if I had more confidence. Nari kuba narafashe imyanzuro myiza cyangwa se amahitamo meza iyo nza kuba mfite icyizere. Okay. Ahangaha rero ndebye kuri ibi numva yuko should ishobora kuba ikoreshwa cyane iyo ugaragaza isomo ryizwe. Nakabaye narakoze ibi. I should have taken this. I should work hard. I should igaragaza isomo wize. Then could show my possibilities. Yerekana ibyo nashoboraga kuba naragezeho byashobokaga. Noneho would igamfasha mu kwimagine situation nziza yashoboraga kubaho mu gihe kizaza. I would have made better choices mu gihe cyashize, or cyangwa banavuga ngo I would have made better choices mu gihe cyashize. Or he would help me. Yashoboraga kumfasha. He would support me. Ni icyashoboraga kuba cyabaho. Ni icyashoboraga kuba cyabaho nko mu gihe kizaza. Kwimagine a better future nuko yashoboraga kuba yamfasha. Okay, noneho reka turebe kuri shadowing practice. Muribuka shadowing practice ko ari practice nziza cyane ugomba kugerageza buri munsi. So reka rero twongere tuyigeragezeho uyu munsi. Noneho twifashisha za modal verbs twize uyu munsi. Ubundi unyumve, ubundi ugerageze gusubiramo. Ndashaka ko usubiramo ukita kuri ritme ndi gukoresha ndetse na stress cyangwa tone ijwi ndi kubivugaho, bikagufasha mu kugira ngo umenye kubivuga neza cyane. Ahangaha, I should keep improving myself every day.
I should keep improving myself every day. I could become fluent if I practice constantly. I could become fluent if I practice consistently. I would help others learn English if they asked me. I would help others learn English if they asked me. I should have taken more risks. I should have taken more risks. I could have started earlier. I would have succeeded sooner if I had trusted myself. I would have succeeded sooner if I had trusted myself. Okay, nizere ko wagerageje gusubiramo kandi wabyumvise neza. Wabonye ko should ibigaragaza amakosa y'ikintu ushobora kuba warakoze ugombaga gukora, tukagira could igaragaza possibilities byashoboraga kuba, would ikagaragaza future possibilities y'ibyashoboraga kuba muri future, ukimagine muri future byari kugenda bite. Okay, so reka tugerageze uno mwitozo muto urebe ko ushobora kubyumva. Ngaha dufite you dash be more focused when studying. Advice, ahangaha dukoresha should be more focused when studying. Tukagira past and real, ahangaha nabwo mu gihe cyatambutse ariko kitari icyanyacyo, ahangaha dukoresha would. I would have gone with you but I was sick. Past and real ni igihe bitari ibyanyabyo, ibintu runaka utekereza ko byashoboraga kuba. This is mu gihe hari condition runaka. Mu gihe hari possibility dukoresha could. This plan could work if we organize it better. Uyu mupango wari gukora iyo tuwupanga neza cyane, iyo tuwutegura neza cyane. Noneho regrets dukoresha iyihe regrets? Twabonye ko akenshi zose zishobora gukoreshwa, ariko ahangaha turaza gukoresha should. She should have told the truth. Yakaba yaravugishije ukuri, kuko ntigira ugaragaza ikintu cyiza cyagakwiye kuba cyarakozwe ariko kikaza ari nka regrets. Ahandi dufite ni if I had time. Iyi ngaha ni ya condition, tuvuga I would have traveled more, ni ugaragaza ibyo turi kwimagina twakabaye twarakoze. If I had time I would travel more. So naho ngaho isomo ry'uyu munsi tugarukiye ry'izi modal verbs would, could na should. Ukaba wamenya ahantu zigiye zikoreshwa, wafata ino document ukagerageza gusoma, ukagerageza kwimenyereza kuzikoresha, ukareba ahantu yagiye ikoreshwa henshi hatandukanye, yaba mu bitabo cyangwa hano muri stories aho uyibonye, ugatangira gutekereza impamvu yakoreshejwe, niba ari advice, niba ari life thing, niba ari possibility, ukagenda umenya impamvu yagiye ikoreshwa aho ngaho, ndetse nawe ugatangira kwimenyereza kuzikoresha mu mvugo zawe za buri munsi. Everyday practice to use them in your speaking, because if you do this well, you could become more fluent in the future using those modal verbs, and I really believe that you can do it. So if you love this lesson, please like this video and share it to anybody who may need it. Again, if you didn't subscribe to this YouTube channel, do it now. Subscribe, and let's meet in the next lessons. I love you so much. I'm your teacher Isaac. Bye bye.